Mwiriwe. Maranatha. Mwami Yesu naze. Kadushimira Imana yabanye natwe ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turanezerewe cyane kubw'indirimbo nziza aya makorari amaze kutugezaho. Imana ibaho umugisha. Tugiye kureba hamwe insanganyamatsiko ivuga ngo mu ijuru no mu isi yose nta zina nk'irya Yesu. Izina rya Yesu rirakiza. Izina rya Yesu ni rizima. Mana yacu yabwe icyubahiro. Aba tutatangiranye twatangije indirimbo y'190 ivuga ngo mu ijuru no mu isi yose. Mu ijuru no mu isi yose nta zina nk'irya Yesu. Ntaryo nkunda ku mutima kiryo waducunguye. Nihagira umuntu ushimwa akarutishwa abandi n'abarusha icyubahiro Yesu aramuhebuza. Abamarika bose bitwa amazina meza ariko nta zina ryabo ribasha kunezeza. Ni izina rya Yesu niryo ritwiringiza. Ni izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Imana yacu yabwe icyubahiro. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana yacu yabwe icyubahiro. Yesaya bihanuye bitaraba. Imyaka isaga 600 bimaze gushira Yesu aravuka. Turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu mwanditswe na Matayo igice cya mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu mwanditswe na Matayo igice cya mbere haratubwira ibi byo kuvuka kwa Yesu. Yesaya bihanuye mu isano rya kera bitaraba, nuko yo biyegezaho Yesu aravuka, isezerano rishya riratangiye. Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 tugeze 25. Azabyara umuhungu uzamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Immanuel. Risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Yesu bisobanura ngo umukiza. Yesu rero amaze kuvuka mu gice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2, Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati, umwami wa Yuda wavutse ari hehe, ko twabonye inyenyeri iye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Abanyabwenge bamenye ko umwami Yesu yavutse, baturuka iburasirazuba bayobowe n'inyenyeri, maze baza kuramya umwami Yesu. Murongo wa 11. Bageze mu nzu niba abanyabwenge basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icome n'ishangi. Aya maturo n'amaturo aturwa umwami w'icyo gihe. Iyo tugiye mu gice cya 3 umurongo wa 13 kugeza 17 batubwira ko Yesu yafashe urugendo akava i Galilaya akaja kuri Yorodani kugira ngo Yohana amubatize. Amaze kubatizwa, ijwi rivugira mu ijuru riti, ngo umwana wanjye nkunda kamwishimira. Kandi umwuka w'Imana amumanukira asa n'inuma. Nuvuga ngo mu kubatizwa kwa Yesu, Imana data wa twese yari hari n'umwuka wera yari ahari. Niyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kubatizwa, abatizwa mu mazina 3. Izina rya data twese, n'iry'umwana ari Yesu Kristo, n'iry'umwuka wera. Kandi buri wese abatizwa kubwo kwizera kwe. Uwizera wa mwana rero azabona ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 haratubwira ngo, Yohana igice cya 11 umurongo wa 25,
haratubwira ngo Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. 26 kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? 37 ngo ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yabashije kubuza n'uyu ntapfe. 43 amaze kuvuga ibyo aranguje ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. 44 uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda ye, amaguru n'amaboko n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu arababwira ati ni mumuhambure mumureke agende. Yesu yazuye Lazaro. Yesu yakijije ababembe barimo Namani. Yesu yakijije impumyi. Yesu yakijije abafite ubumuga bw'ingingo abaremaye. Yesu yakijije abantu batewe na dayimoni. Yesu yakijije umugore waromaranye indwara imyaka myinshi. Yesu yazuye abantu benshi bari bapfuye. Muri make Yesu yakoze ibitangaza byinshi, Imana yacu yabwe icubahiro. Na n'uyu munsi wowe wishwe n'ibibembe by'ibyaha, wowe wishwe n'ibyaha runaka, wowe wapfuye ukaba ushaka kuzuka, n'umwemera nk'umukiza wawe bwite arakuzura, akuvane mu ndumbi, akugirishire mu bazima. Imana yacu yabwe icubahiro. Uwo Yesu umwami wacu yazanywe no kuducungura. Yemeye gupfa, arabambwa, abambwa ku musaraba w'isoni, abambwa hagati y'ibisambo bibiri, kandi amaze gutanga arashingurwa. Nyamara inkuru nziza, ku wa mbere mu gitondo kare kare yarazutse. Imana yacu yabwe icubahiro. Kandi amaze kuzuka yagiye mu ijuru, ari buryo bwa Se, aradusabira. Imana yacu yabwe icubahiro. Byahishwe 22:12. Byahishwe 22:12 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Byahishwe 2:7. Byahishwe 2:7 mu ijuru no mu isi yose nta zina nk'irya Yesu. Byahishwe 2:7 baravuga ngo mugabane wa B unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. 11 B unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. 17 B unesha nzamuha kuri mano yishwe muhe n'ibuye ryera ryanditswe izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. 26 turi mu byahishwe igice cya 2. Unesha akitondera imirimo yanje akageza ku mperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Imana yacu yabwe icubahiro. Byahishwe 3:5 unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. 12 unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazasohoka ukundi, nange nzamwandikaho izina ry'Imana yanje n'iry'ururembo rw'Imana yanje ari we Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanje, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. 21 unesha nzamuha kwicarana nanje ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nange nanesheje kicarana na Data ku ntebe ye. Imana yacu yabwe icubahiro. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka vuba bidatinze. Aya makorari indirimbo zose baririmbye nizo bari buririmbe mu kanya nizitubwiye uko Yesu yaje, uko yakoze umurimo, uko yagiye, uko ari mu ijuru, kandi agiye kugaruka vuba bidatinze atujane mu bwami bwe. Mu Rwanda rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza 18 haratubwira ngo ariko bene Data ntidushaka mutamenya ibyo basinziriye, mutabara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twemera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Ikintu cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe bazaba kiriho basigaye
kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye dore ko tujyanwe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko maranisha imibabaro kubwira nayo magambo. Mwene data nawe mushiki wanje, muri uyu mugoroba nta zina ryiza nk'irya Yesu mu ijuru no mu isi yose. Reka muri uyu mugoroba twemere Yesu umukiza wacu, buri wese amwemere nk'umukiza we bwite, kandi Yesu nagaruka aje kuzamura abamukiranukiye, nituba turiho tuzahirwe mu kanya ko guhumbya. Iyi mibiri ibora yambike kutabora, iyi mibiri ipfa yambike kudapfa, kandi abazaba barasinziriye bizeye nituba turi muri uwo mugabane tuzakangurwe n'ijwi ry'impanda rya muri gukomeye, kandi dusange umwami mu kirere. Ni byo mbasabira n'isabira muri mugoroba mu izina rya Yesu.